nanjye nashatse umugore. Urabona ndi ihene se? Tari yo se muguru udashobora kubona kantandi ngakora isuku ataniye ni. Ariko abantu ntago baramye ko gusebya mugenzi wabo ari cyagihana muri mategeko. Gose musebeje ko mvuze ukuri. Wamaze. Akuzi ko nzateza ingari wana. Ingaru yiki? Bazansubiza inkwano zanjye da. Gute mpinanyiko ihene se? How fast do we have this? Ikintu bibaza ko cyane kuri Aisha ishusho biha kuri wewe cyo bakwibaza ngiye ikintu banyibazaho bahabwa se icyambere Aisha no muzo musanzwe ugira amahane kuriya urakupitana muzo musanzwe uratukana babumva nyine ngira umushiha ntajya mba umuntu usanzwe ngo nganire n'abantu basanzwe ikindi cyakara kambaza se ikunda ndi bijya bitutse muhora mugira muri NYAXO mu bikompoza gute mu byumvira gute biba byagenze biba bitutse ibyo muri NYAXO ni NYAXO ni boss wanjye aba yanditse script irimo ibintu we ashaka kandi bidakomeretsa umunyarwanda cyangwa undi muntu muri rusange wakunze andi cyane andi ni bo andi n'umwana mwiza yanyakiriye yanguriye beshu Yes bakunzi ba open mic no musturi kumwe numwe mu basanzwe bakina comedy mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda Aisha ndakuramukije ndakwikirije kwikiriza no kugira ndakuramukije nanjye meze neza Burundi wahashimye wahabonye iki ciza Burundi nahashimye ibintu byiza ni byinshi akeza rusanzwe yiza ego urakunda kugira bako yizinze YouTube Facebook cyangwa oya kuri Facebook akenshi ugishika mu Burundi umunsi wa mbere niki cyahe kintu cyagutangaje bwa mbere nshiki Bujumbura ikintu cyanangaje na hano perezida aba warahabonye ngera ahise mbaza hano ni ku kibuga cy'indege barambwira ngo nawe atuye cyangwa abonye kuri Ntare Rushatsi afise ahaba afise n'ahakorera urumva uturutse ku mupaka wawe mu Kirundo hari aho uvuye Ngozi ubanziriza hano hirya mu ugomba ushika Bujumbura ego hano niho ego bayita Ntare House byatari wajyana ku kibuga cy'indege byarantangaje aha nicaye ikintu byo kumara mu gukora mu Burundi nari nje gutembera ariko hari n'umushiti wanje naherekeje muri mariage yari afite famille y'ufite mariage and then ndamuherekeza Aisha arubatse cyangwa asanzwe ari inkumi bimeze gute ntago nubatse ndi inkumi uri umwe mu bafasha ba NYAXO na Manirene muri nkuba muri ndahafi mbafasha umufasha ni kuvuga uri umugore wiwe abo bantu bose bafite abagabo babiri ariko naranatomboye pe ariko abagabo babiri nicaye kiri mukuri si bonse ibyo byose ubwo biri mukuri uruka no kwibacano ya Manirene mperukayo uruka kwibacano ya Manirene televiziyo ari wayitwaye umunsi wose oya uriya ni sheri wanjye mu gihe atabonetse ni ngiye ngomba kuba kuri channel yiwe rero ni ngiye yari yabuze and then ngiye anyohereza kuri tele ubwo NYAXO none NYAXO akaza gute NYAXO ari quelque part abari ntago we aza muri MDN buri wese afite ukwe ari akrasamo mu krasamo ntago baba bahuye yicaye ikintu bibaza ko cyane kuri Aisha ishusho biha kuri wewe cyo bakwibaza ngiye ikintu banyibazaho bahabwa se icyambere Aisha no muzo musanzwe ugira amahane kuriya urakupitana muzo musanzwe uratukana babumva nyine ngira umushiha ntajya mba umuntu usanzwe ngo nganire n'abantu basanzwe ikindi cyakara kambaza se ikunda ndi ejo nisheri NYAXO ejo nisheri MIE ariko mu by'ukuri iriya ni Kigali tuba turi gutwika ubiza babizi ntago yajya kuri baravuga ko ifise imico y'abahungu niko bakunda kuvuga ariko ngiye ntayo mbona ndi umukobwa ako umukobwa atukana ariko ni bisanzwe ni umugati ungaburira wa buri munsi cyangwa ni mu Rwanda rega n'impangara ngo hangarira hari iremewe kandi tuvuge ko ifise impano yo gutukana ndayifite bijya bitutse muhora mugira muri NYAXO
mubikompoza gute muvyumvira gute biba vyagenze bya bitutsi byo muri NYAXO ni NYAXO ni boss wanjye aba yanditse script irimo ibintu we ashaka kandi bidakomeretsa umunyarwanda cyangwa undi muntu muri rusange ni bitutsi bisanzwe buri wese yisangamo cyangwa watuka umuntu ntababare nibyo dukoresha rero NYAXO byandika mbwira kamwe muri ibyo ndaya niso ubyumvamo gute hanze abantu bariko barakubwira ati bijya bitose imeze kurya bigenda gute ubyumvamo gute nka wewe bwa mbere byarambangamiye nyine nkumva koko nshaka kuba ntukana bikaba bitanyubahisha neza ariko ubu ngubu naje gusanga nyine iyo winjiye mu kintu ugomba guhura n'imbogamizi z'abantu bakubwira ati yoya uzajye mu bindi reke gutukana reka kurwana ikintu uri romantike kandi mu by'ukuri impano ndi romantike ni wenda ntago nyishoboye buri muntu yisanga mu mpano ashoboye ntacyo bitwaye kwera ko barabizi kereka nk'umubyeyi uba utarariba social media niwe wavuga ngo hano wararengeye ariko nkawe ubu bizi ko ari ibintu bisanzwe Aisha barakunda kuvuga ko ukunda gusinda kunywa inzoga nibyo njye nkunda kunywa inzoga ariko ntabwo nkunda gusinda ndananywa ariko sinjya nsinda nicyo kibazo niyo nanywa amakazi kandi warigeze kuja muri shooting ya Niyo Bosco wasinze waborewe iri nishironge bari kunserereza icyambere cyo kwa MI ntabwo banywa inzoga yaba ari Niyo Bosco yaba ari Irene ntabwo banywa inzoga rero hari ahantu muri shoot ya MI ahantu hose uhuriye na Irene nta nzoga ihaboneka agiyewe ahubwo naje ukwanjye ninywereye bisanzwe nkabona nasinze abanserereza rega warababajwe cyane nta mani Irene guherekeza gusohokana Anita Pendo ku kiyaga byarambabaje none se ni gudasohokana nyine Anita Pendo ari umumama w'abana bangaye kandi ngiye ndi nkuma ngiye kujyana hariya urumva Anita ntago bikeneye cyane kurusha ngewe Anita ntago akeneye gusohoka kuko yabiciyemo wenda Irene rero tugomba gushwana ifo yuko uprofita wewe donc uprofita ni occasion yawe n'umwanya wawe kugira Irene agusohokana of course ni ngombwa agomba kunsohokana ariko twabikemuye hari byinshi biko biravuga cyane kuri NYAXO musanzwe mukorana ko yoba afunzwe azira gukubita umuntu nivyo canke sivyo oya ntago ari byo nibyo njya mbwira n'abantu abashiti banjye bankurikirana buri munsi nkagase NYAXO uko mumuzi mumubona yakubitana arakazi ujya mwana oya mu buzima busanzwe ya okay tureke byo gukara imbaraga afite yakubitana yoshobora gufata intebe akaduga ko hejuru akamukubita umuntu oya ntago mu buzima busanzwe bure kuntu umuntu amubona muri comedy ntago ajya avuga ni umuntu dushaka kwicarana amasaha nk'abiri nta jambo na rimwe urumva ryiwe ukavuga se wenda ngiye turaziranye ari undi muntu mushyashya muri twebwe muri team atavuga se uriya muhungu yanyiyemeyeho yanyiraseho ariko twebwe kwako twamenyereye ntago ajya avuga mu buzima busanzwe rero ni ibintu batwika ngo Kigali barabyanditse batwika imbere bari banavuze ngo yapfuye bahita bashira ngo bamufunze ariko ameze neza ngenza ni Burundi nari navuye iwabo naje mu gatondo nari navuye iwabo ni mugoroba ameze neza n'ubameze neza kandi nawuze mbereka ko turi no kuvugana muri kubimbaza ari aho na makuru y'ibihuha no mu mafoto menshi arimwo muri telefone yawe twizere ryari ubugeni muzokora mu Kinyarwanda zitubukwe nta bugeni tuzakora muzafatiraho azobara aho nyane oya riga ni boss wanjye ntago ari ibintu birimo by'urukundo biri deep in love ni bro wanjye ni boss wanjye ndamukunda kuryo nishimira kumubona nyine muri screen yanjye ariko bivuge yuko umusore wose aremewe kuza kugira proposal kuri Aisha aba aremewe gose ni karibu goze umusore ubona ko afite gahunda nazaze kunesha umutwe andari kumbwira ngo ni ngewe ntago andi mumbabari wakunze yandi cyane Andi ni bo andi n'umwana mwiza yanyakiriye yanguriye beshu ntabwo nabura usoda ntabwo nabura rero biraza kurangirira ngaha nandi andi unituva hano tugiye kongera nguri izindi beshu and then ndaza gutaha mu nyuma
nusubira mu Rwanda naho bizicomera gucanke uje mu Burundi gihe cyose uzohora uhamagara hanze urumva hano makuye abagenzi wakwiye n'umukunzi ntabwo turabiganiraho neza ntabwo turabiganiraho neza ndaza kureba ibyo ari byo ubundi urumva mu minsi ngiye kumara hano ngiye kumwigaho kugira ndebe ko yavamo umukunzi muzima tu girera byumva nawe hari akabazo kigeze kuba murava muri Afrimax TV n'abanyaxo ngo byagenze gute bijya bintu yego bashaka kuronka umuco urumva kuri Afrimax jiwe nari ndi umukozi usanzwe boss wanjye ari NYAXO nawe boss akaba nyiri Afrimax bisugure ko NYAXO yarasanzwe afite contract ari wenyene contract mwebwe mwari abakozi ba NYAXO Jera umukozi wa NYAXO niwe wari ufite contract wenyine kuri Afrimax n'abari abandi bandi ariko twege mu bakozi ba NYAXO wenyine ufite contract urumva rero ibyo baba barapfuye cyangwa n'icyatumye bahava nago ngiye kiba kigomba ngomba kumva nta kibazo kandi ubwo babindeba ngiye nkomeza kurebana na NYAXO memba aho yajya hose nanjye mba mpari Aisha tugushimire cyane kuba mwaje muri Akeza Net namwe mwakoze ko numera muri Akeza Net andi ni asanzwe akora nabimenye ubu ngubu ninjye nawe muzora mutondana minsi ufise mu gitondo ku kazi bikaze ndamubyukira kubera iki ufise ikintu ca nacita umushiha no amahane cyane umengura akazi oya usigure ko n'umuhungu yagukunze akakuvanga mingaco bikibazo ariko ntabwo n'umukobwa wese ugomba gutera amahane nta muhungu nusa guca inyuma gute yakuburanye iki nyine agomba gutungura umwe yagenda akagenda mu mahoro nanjye nkabona abandi nta mpamvu zo kumvangavanga jye se ndi isukari ndagushimire cyane Aisha namwe mwakoze